Rucuro hari umuriro ibice byose abadukurikiye babyumve n'ibice bigenzurwa na M23 byinshi uvuze nka Rucuro kavuga Masisi kavuga ibice binini bya Warikare na Rubero ibice hafi byose ibinini biragenzurwa n'ihuriro rya M23 ibi bitero rero birimo gupfupfunyuka niba ruko nabyita rwose ibintu bimeze nabi M23 ifite itangazo muri amasaha asatira umugoroba kuri uyu wa kabiri ivuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurenga ku masezerano y'ibiganiro byara muri Doha ndetse bakajya kugamba cyangwa se bakajya ku mirongo y'urugamba kugira ngo barebe ibyava mu biganiro amahanga yose ategereje barebe ko hari icyavamo M23 yavuze ko uhere ku isaha 3 za mu gitondo geza amasaha y'isa 9 zo ku gicamunsi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoresheje drone zihuta cyane bagaye ibitero mu gace kitwa Kibati agace kitwa Bibwe Nyabyondo kagace twagarutseho agace kitwa Bukombo ndetse bagaba ibitero ku baturage benshi basize ubuzima ndetse amakuru angeraho muri amasaha nuko indege za Sukhoi zarashe muri biriya bice zatumye abaturage benshi amashuri yafunze imihanda irafunga abaturage batangira guhunga bava mu byabo iri huriro riravuga ko rigiye kurinda abaturage kugeza ku mwuka wa nyuma rigiye gukora iyo bwabaga maze kubona vice guverineri wa Kivu ya ruguru Manzi Wiringarambe waravuze ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega mu magambo ye akoresha ikinyarwanda igiswahili ndetse n'igifaransa n'icyongereza ni nk'avugiye ko iri huriro rihagurutse rigiye gukora ibyananira iby'abaturage babona ko bananiwe bagiye kubyereka amahanga ko iri huriro rikiri ryarindi ryavuye muri Sabyinyo ryavuye muri Sarambwe rikamanuka Warikare rigafata ibice byose mu mezi 10 gusa bakamaze gutanga ituze mu bice bitandukanye ariko Kisekedi n'abambaribe bakabasha gusenya irituze no gushaka kubasubiza inyuma bakabambura utu duce twose bamaze kwigarurira rwa masasi ibingibi ko mbona bikomeje gufata indi ntera M23 ko nta kintu iri gukora urumva nubwo bwana Wiringaramba ari kuvuga ibyo ariko bakomeje kuzarira niko nabyita kuko uhereye igihe basohoreye amatangazo ibi ndabyita kuzarira ibi bintu biragarukira he ni ikibazo abaturage barimo kwibaza abo twagerageje kuganira nabo haba ku mpande zose baribaza ese turakomeza kubona amatangazo amezi agiye kuba 8 kuva umujyi wa Goma wafatwa amezi 10 aruzuye yuze ku munsi w'ejo umujyi wa Goma ukandagiye n'intare za Sarambwe uhereye tariki 27 Mutarama muri mwaka 2025 barakubwira ngo ese aya matangazo tuzayamaza iki M23 kisha kubirikurira kusha kuba yarakubiswe ko dufite impungenge ko ibi bice bimaze kugarurwamo amahoro nibice byigarura na M23 ko bashobora kubyamburwa ariko nk'umunyamakuru watangiye gukora cruise nkuru mbere kwa M23 igera mu gihe wa Goma ubwo yaheraga hariya by'umwihariko Zabunagana imanuka yerekeza muri ibi bice nabisubiza mu ijambo rimwe diplomasi cyangwa se politique propaganda y'isi ugomba kubanza ugakonfirma cyangwa se ukemeza amahanga ko utari umutwe w'iterabwoba M23 leta ya Kongo yatangiye ibita umutwe w'iterabwoba itangira ibita abicanyi Kisekedi arenza batangira kubita ngo n'abanyarwanda ngo ni igisirikare cya RDF ngo cyagiye kubafasha ngo nicyo kikuru butaka izo mvugo zose zagiye zikurwa bitewe n'ibiganiro byamaze igihe bibera hariya muri Doha bihuza ibihugu byose yego ibihugu byinshi byatangiye gufatira ibihano abayobozi batandukanye kugera kuri mwenyewe General Sultan Makenga ariko kugeza ubu ibihano ibihugu bimwe na bimwe bagiye babikuraho nyuma yo kumenya ukuri indwara ibibazo na za karande zo mu miryango biri hose kandi si buri muganga wese wabikiza ariko hari umuvuzi w'igitangaza nzi ufite imbaraga zidasanzwe zituruka mu mbaraga z'ibisekuru bye ubushobozi bwe burenga amaso bukinjira mu maraso yawe bukamenya ibyihishe byose naho indwara yihishe hose yitwa Mwami yihariye imbaraga z'amagambo ijambo rimwe ryonyine rihindura ubuzima rigakuraho indwara mu mubiri imbaraga ze zituma uburwayi bwose buhinda umushyitsi bugahunga nta burwayi bumurusha imbaraga nta kibazo gishobora kumunanira waba uri muri Afrika, i
Burayi muri Amerika cyangwa n'ahandi hose mu isi ubufasha bwe burakugeraho nta nkomyi. Ntutekereze ko uburwayi bumurusha imbaraga. Shaka ubuvuzi bw'ukuri wibonera ububasha butangaje buguhindura ubuzima. Akorera muri Nord Kivu muri Congo. Ururimi waba ukoresha rwose murumvikana aho waba uri hose. Mwandikire kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 942 163 385. Yes, mwongeye kwirirwa neza cyane abakunzi ba Connect Media TV aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko abenshi muri kugenda musoza imirimo yanyu igiye itandukanye mumeze neza cyane, ndetse n'abari mu masaha y'igitondo ubu ngo bari bwo muri kubyuka mwerekeza ku mirimo bitewe n'imigabane mugiye muherereyemo. Nabasuhuje cyane. Nge nitwa Jado Upright, uko rero nari mbikubwiye ni Connect Media TV, tuba tukuzaniye amakuru atandukanye, amakuru abagezweho, na amakuru rwose aba yihutirwa kugira ngo ubashe kuba wayamenya, n'amakuru arebana n'umutekano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na amakuru menshi cyane kuri uyu mugoroba. Wowe icyo ngusaba cyane ni ugutereka agatebe rwose ukicara ubundi ukayakurikira neza cyane utuje 5 kuri 5. Wowe udukurikiye ari ubwa mbere banza unkandire kuri iryo jambo ryanditse subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi rwose waba ukoresha. Yes, rero aya masaha nta kindi kituzanye nyabuneka ni imirwano ikomeye impande zose. Wajya Rucuro hari imirwano, wajya Masisi, wajya Warikare umuriro watse. Ibintu bikomeje kuzamba cyane. Muri aya makuru yo ndi kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu. Kuri ubu ngubu uri mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Munyemerere mwakire atwinjize muri iyi mirwano yose yavugije ubuhuha, urusaku rw'amasasu rwakomeje kuvuga impande zose muri izo teritwari mashije kukubwira. Leta ya Kongo ikomeje kwatsa umuriro ukomeye cyane, drone zakomeje gutwika rwose hariya Warikare. M23 ikongera igatanga impuruza ikavuga iti rwose FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa yongeye kutwatsaho umuriro. Umuntu akibaza ati se ibi bintu biraza kuba birangira gute? M23 itari gufata ingamba zikomeye ngo ihashye ibi bitero bya FARDC ndetse n'imitwe yose bafatanyije. Ibi bintu biraza kuba bigarukira hehe? Munyemerere rero mite kwikubitiro nakira mugenzi wanjye Rwamasasu atwinjize muri iyi mirwano yose yatangiye ryari, byifashe bite, ese hari abantu bamaze kuba bahagwa? Ibyo byose ugiye kubasha kubikurikirana muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Rwamasasu wiri ute? Meze neza Pride, umeze neza, urakomeye ku munsi wa none? Meze neza cyane, nta kibazo, akavura kamaze guhita, tumeze neza rwose nta kibazo. Hafi turashima, gusa nk'uko wabigarutseho ni umwuka w'intambara, ni umwuka w'imirwano ikomeye cyane. Aho nakubwiza umukuri ko ibintu bibaye bibi cyane kurusha uko byari bimeze. M23 irimo koswaho umuriro n'igitutu cy'intambara mu bice bitandukanye, uhere muri Kivu ya ruguru duherereyemo, ukamanuka Kivu y'epfo, ukamanuka imihanda n'imihanda. M23 kera tukiri abana rigiye afataga inka cyangwa se amatungo magufi harimo ihene cyangwa intama. Kumva mugenzi arakubwiye ngo manuka ujye gutangura hariya hepfo gutangura. Ntabwo abantu kuzenguruka nyine kugira ngo amatungo atabasha kuba yagira gutya, abashe kuba yajya kona cyangwa se abashe kuba yagucika. Hari n'igihe inka cyangwa se ayo matungo magufi wabonaga ashobora kuba yaguca muri umwe ukirukanka ugatangurira imbere. Nuko rero bikugena kuri M23 aho Tshisekedi rwose rikamubwiza ukuri kurubona iriya sura ye asa n'aho atuje rwose n'umutwe utari muto, hamwe na Neva bafite byinshi cyane muri iriya mitwe yabo. Navuga ko kuri abamaze igihe bagenda bavuga mu mvugo yoroheje, bo bafite ibyo bateguye, bafite uburyo babipanzemo. Kwa M23 rwose yakizweho umuriro impande zose. Reka duhere hano muri Kivu ya ruguru, nakubwira aza mu kuri ko
hamaze imisara mu operasiyo akomeye cyane n'ubu imbunda zirumvikana mu nkengero z'umujyi wa Goma mu misozi miremire ya Nyiragongo ndetse no mu kirunga cya Nyamuragira mu nkengero za Sake mu misozi miremire Wazarendo abasigaye muri ibyo bice bakije umuriro mu mpande zose wazamuka Masisi ibintu nuko bimeze wazamuka Rutsuro wakubitira Warikare na Rubero ibintu ni bibi cyane mu mpande zose uhereye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa none hano mu nkengero za Nyiragongo rwose hakomeye kugenda humvikanamo imbunda nyinshi cyane aho AF23 iri kugenda isohora abarwanyi ba Wazarendo bakomeye gushaka kuza guhungabanya umutekano w'abaturage hano mu mujyi wa Goma. Hariyo harumvikana imbunda ziremereye ku munsi wose nakubwiraga ko izi mbunda zumvikana mu misozi miremire n'izihuriro AF23 dore ko banazifite utubunda duto tugenda twumvikana n'utwa Wazarendo. Wabonye imirwano ku munsi w'ejo habereye muri Masisi n'ubu hari imirwano ikomeye ndetse no muri Rutsuro ibintu byabaye bibi cyane kurusha hariya muri kariya gace ngo ka Ikunyumba hariya ku muhanda uhuza Nyabyondo na Mutongo ngo hari umuriro ukomeye cyane. Hari umuriro ukomeye cyane uhereye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kugeza muri amasaha Ikunyumba ni ku muhanda uhuza Nyabyondo na Mutongo ari muri Masisi. Urusasu rwatangiye kumvikana gusa iri huriro ryagabweho ibitero na Wazarendo bikomeye cyane bagerageza gusubizayo ibi bitero bikomeye hariya muri Masisi muri Nyabyondo aho kugeza muri amasaha imbunda zikomeye kugenda zumvikana abaturage bahiye ubwoba batangira kwerekeza mu bice bitandukanye gusa ihuriro mu makuru angeraho bagerageje gusubiza inyuma Wazarendo ndetse n'aka gace kageze mu maboko yabo ka Nyabyondo hariya muri Mutongo. N'imirwano ikomeye yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa none byumvikane ko ari umwuka w'intambara ari umwuka Tshisekedi we n'ibintu yateguye afatanyije na Neva n'abandi bose bafatanyije. Yavuze amagambo akomeye mu minsi ishize ubwo yahuraga na perezida wa Repubulika Paul Kagame hara ku mugabane w'Uburaya amusaba byinshi cyane ariko ni kwa kwigiza nkana kuko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nahuriye n'iri huriro rya AF23 ariko nyuma yaho Tshisekedi yatangaza amagambo akomeye aravuga ngo niteguye gupfa. Perezida ugeze arakarira akavuga ngo yiteguye gupfa byumvikane ko ari ibitero by'ubwiyahuzi yateguye we nabo bafatanyije muri rusange. Yes, Rwamasasu nahoze ndeba no muri Rucuro mu gace kitwa Bishusha naho umuriro watse mu gitondo kare cyane abasivile bagera nko ku 9 ngo bahasize ubuzima. Ibyo wabashije kuba bikurikirana neza? Rucuro hari umuriro ibice byose abadukurikiye babyumve n'ibice bigenzurwa na AF23 byinshi uvuze nka Rutsuro kavuga Masisi kavuga ibice binini bya Warikare na Rubero ibice byose ibinini biragenzurwa n'ihuriro rya AF23. Ibi bitero rero birimo gupfupfunyuka niba ruko nabyita rwose ibintu bimeze nabi. M23 iso itangazo muri amasaha asatira umugoroba kuri uyu wa kabiri ivuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurenga ku masezerano y'ibiganiro byara muri Doha ndetse bakajya cyangwa se bakajya ku mirongo y'urugamba kugira ngo barebe ibyava mu biganiro amahanga yose ategereje barebe ko hari icyavamo. M23 yavuze ko uhere ku isaha 3 za mu gitondo kugeza amasaha y'isaa 9 zo ku gicamunsi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoresheje drone zihuta cyane bagaha ibitero mu gace kitwa Kibati agace kitwa Bibwe Nyabyondo kagace twagarutseho agace kitwa Bukombo ndetse bagaba ibitero ku baturage benshi basize ubuzima ndetse amakuru angeraho muri amasaha nuko indege za Sukhoi zarashe muri biriya bice zatumye abaturage benshi amashuri yafunze imihanda irafunga abaturage batangira guhunga bava mu byabo. Iri huriro riravuga ko rigiye kurinda abaturage kugeza ku mwuka wa nyuma rigiye gukora iyo bwabaga maze kubona vice guverineri wa Kivu ya Ruguru Manzi Wiringarambe waravuze ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Mu magambo ye akoresha Ikinyarwanda Igiswahili ndetse n'Igifaransa n'Icyongereza ni nk'aho avugiye ko iri huriro rihagurutse
rige gukora ibyananira iby'abaturage babona ko bananiwe bagiye kubyereka amahanga ko iri huriro rikiri ryarindi ryavuye muri Sabyinyo ryavuye muri Sarambwe rikamanuka Warikare rigafata ibice byose mu mezi 10 gusa bakaba bamaze gutanga ituze mu bice bitandukanye ariko Tshisekedi n'abambari be bakaba bashaka gusenya irituze no gushaka kubasubiza inyuma bakabambura utu duce twose bamaze kwigarurira. Rwamasasu ibingibi ko mbona bikomeje gufata indi ntera M23 ko nta kintu iri gukora. Urumva nubwo bwana Wiringaramba ari kuvuga ibyo ariko bakomeje kuzarira niko nabyita kuko uhereye igihe basohoreye amatangazo ibi ndabyita kuzarira. Ibi bintu biragarukira he? Ni ikibazo abaturage barimo kwibaza abo twagerageje kuganira nabo haba ku mpande zose baribaza ese turakomeza kubona amatangazo amezi agiye kuba 8 kuva umujyi wa Goma wafatwa amezi 10 aruzuye yuze ku munsi w'ejo umujyi wa Goma ukandagiye n'intare za Sarambwe uhereye tariki 27 Mutarama muri mwaka 2025 barakubwira ngo ese aya matangazo tuzayamaza iki? M23 kishaka kubiri kurira kushaka kuba yarakubiswe ko dufite impungenge ko ibi bice bimaze kugarurwamo amahoro ni bice byigarura na Soviet ko bashobora kubyamburwa ariko nk'umunyamakuru watangiye gukora cruise nkuru mbere kwa Soviet igera mu gihe wa Goma ubwo yaheraga hariya by'umwihariko Zabunagana imanuka yerekeza muri ibi bice nabisubiza mu ijambo rimwe diplomasi cyangwa se politique propaganda y'isi ugomba kubanza ugakonfirma cyangwa se ukemeza amahanga ko utari umutwe w'iterabwoba. M23 leta ya Kongo yatangiye ibita umutwe w'iterabwoba itangira ibita abicanyi Tshisekedi arenza batangira kubita ngo n'abanyarwanda ngo ni igisirikare cya RDF ngo cyagiye kubafasha ngo nicyo kikuru butaka. Izo mvugo zose zagiye zikurwa bitewe n'ibiganiro byamaze igihe bibera hariya muri Doha bihuza ibihugu byose. Yego. Ibihugu byinshi byatangiye gufatira ibihano abayobozi batandukanye kugera kuri mwenyewe General Sultan Makenga. Ariko kugeza ubu ibihugu bimwe na bimwe bagiye babikuraho nyuma yo kumenya ukuri. Umuturage rero baravuga ngo utabuka bwita ubumera we yabonye iyi diplomasi ya Soviet n'ibiganiro tujyamo muri press conference mu biganiro n'abanyamakuru hano muri Serena Hotel Goma ubona ko abayobozi bahora babivuga mu mvugo yoroheje wayibona ko ari bya bintu bigize ute byoroshye ariko iri huriro ryabanje kwereka amahanga ko rikeneye ibiganiro atari umutwe w'iterabwoba atari inyeshyamba atari abantu babi ahubwo ari abantu baje kubohora umuturage wa Kongo batagendeye ku bwoko runaka batagendeye ku burebure batagendeye ku byakozwe na leta ya mbere ahubwo ari kugira ngo umuturage wese uri muri Kongo abashe kuba yabona ubuyobozi bwiza. Rwamasasu abaturage baraza gukura hehe icyizere dore ko FARDC ikomeje kugaragaza imbaraga nyinshi mu kirere ku butaka ho rwose bakubiswe inshuro. Ikibazo cyakugira ngo nsubize kuba M23 yaratuje ikereka isi yose ko ibiganiro bishyigikiye biri Doha leta ya Kongo amasezerano abonye ko mu misize hari n'amasezerano yagiye gusinywa hariya muri Amerika hagati y'u Rwanda Amerika ndetse na Kongo biragira Tshisekedi yabwiye intumwa ze rwose muveyo mutahe kama mbaya ibiganiro byagiye bitizwa na leta ya Kinshasa ndetse nta munsi n'umwe leta ya Kinshasa uretse minsi ishize Ekenge yagaragaje avuga ko n'uyu Patrick Muya yabonye ko yacubye nakivuga cyane avuga ko M23 mwarenze kugahinga ariko kenshi amatangazo asohoka M23 yereka amahanga ndetse ikandikira n'amahanga igaragaza ko ibyo bemeranyijwe na leta ya Kongo bakomeje kubirengaho. So icyo navuga ni iki iyo umaze kwerekana ko ibyo bintu byose bifite fact bigaragara amahanga n'ibyo bihugu byose byabishyigikiye leta ya Kongo mu gihe M23 igiye guhaguruka kuko itangaje bwa nyuma ko ihagurutse nta bintu byo guhagarara igiye gutabara abaturage bwangu. Ibi rero ibihugu bizagaragara ko biri kubuza M23 ngo kurwana ngo kugira ute bizaba bigaragaza babikishije n'ijisho kuko mu gihe cyose amatangazo M23 yakomeye kugenda yashyira hanze ntabwo ibihugu byigeze bigaragaza ko leta ya Kongo irimo kurenga ku masezerano. Iyi diplomasi rero isa nkaho yarangiye abasore ba M23 n'abasaza
bicaye nararibonye bareba uburyo bahangana na politike mpuzamahanga. Igikurikiyeho ni ugutabara abaturage nk'uko ibitangazo ryihanze kuri uyu munsi wa none ribivuga. Ibitero byose 23 irahangana nabyo. Ibyo bitero biri kugabwa nizo Sukhoi. Hano hari Sukhoi zingahe izaje gushaka guhungabanya ikirere cy'u Rwanda, benshi barazibuka. Hari n'iyaraswe ijya ku kibuga mpuzamahanga cya Igoma. Izari zapatiwe hano kibuga ninjiye mu kibuga cya Igoma, Goma Airport, International Airport. Ni kibuga nagezemo. Sukhoi zapatiwemo ni nyinshi. Drone z'ubwiyahuzi za kamikaze ziri gukoreshwa ni nyinshi. Ibifaro byapatiwe muri umujyi wa Goma ni byinshi. Ibi rero ntabwo ariyo byajya gukanga mu 23 ngo kongera komeye ngo Kongo ngo ngiteye ubwoba. Ibyo bahanganye nabyo umujyi wa Goma bawukuramo. Ibyo bambuye FDLR yarafashe Yesarara za Kanyamahoro, General Omega hano yararaho za Kibati bari kumwe na Sadeke. Intwaro Sadeke yanyujije hano mu Rwanda itayi wabo twarabazapa meza 3 twirwa twicaye hariya kuri Grand kuri la Coronishe. Izo ntwaro zose barakubisa zibapfira ubusa. Ibi rero ntabwo ari byabitera umuturage udukurikiye muri amasaha yumve ko nta byacitse ku giti cyanjye, ahubwo kuba mu 23 bivuze ko igiye gutabara abaturage ititaye ku masezerano. Nicyo cy'ingenzi kugira ngo ibashe gutabara abaturage. N'ubundi upright n'abadukurikiye kuri Connect Media TV, umutima mushyire hamwe. Intare za Frango zifite ibikoresho byose, bafite ikoranabuhanga ryose. Iki kirere bakigenzura mu masaha 2 umutekano ukaburagarutse. Rwamasasu tugenda wenda tugana ku musozo w'aya makuru arebana n'imirwano, hari ababihuza nuko izi zose ari ingaruka zo kuba batarafata umujyi wa Uvira mu buryo buri official. Bavuge bati uyu mujyi turawufite byibuza abaturage batuze. Ibi bintu kuba bitari kwihutishwa nyine ngo bive mu nzira, byibuza abaturage batuze bavuga ati migi yose ikomeye yo muri Nord Kivu na Sud Kivu barayifite mu buryo buri official. Kubera iki nyine batabyihutisha byibuza abaturage batuze? Reka namubwiza ukuri ku mujyi wa Uvira ugiye kuvamo. Ikimenyetso cyagaragaye kuri umunsi wa none ubwo guverineri wa Kivu y'Epfo Patrick Busu Sombo yatangazaga ko umuhanda wa kabiri uhuza Bukavu, Warungu, Mwenga, Kamituga, uyu umuhanda wafunguwe n'irihuro rya ISO 23 nyuma y'igihe kinini ufunzwe. Ibice byose maze kwigarurirwa n'irihuro rya ISO 23. Icyo nakubwiza mukuri ahitwa Sabunda aragenzurwa n'intare za Sarambwe. Ibice bitandukanye bya Mwenga, amakuru angeraho Kindu irimo intare za Sarambwe mu bice bitandukanye. Iyo misozi miremire ya za Karemi aho za werekeza byo bice bya Kisangani, intare za Sarambwe zagezeyo. Icyo bivuze ni iki? 23 igiye kuramo umujyi wa Uvira bidasubirwaho. Apana bya bintu tumaze igihe tugarukaho, ndetse twagiye tunabisesengura impamvu Uvira yatinze kuvamo. Keni mara gukuramo Uvira wishize tuganira na Dr. Oscar Barinda umuvugizi wa 23 mu bya gisirikare, wabonye ko yatangaje ko bari kureba mu misozi ya Uvira. Akiza meza arenga 2 ngira ngo wari uhari. Yego, yavuze ko 23 iri kura mu misozi ya Uvira, ariko impamvu bikaba Bujumbura. Abonye ko intwaro za leta ya Kongo zose barangije kuzerekeza hariya muri Bujumbura kugira ngo zitazakwa cyangwa se 23 tazazitwara nk'uko yafashe izindi ntwaro mu bindi bice. Ibi rerekana iki? Birerekana ko 23 iri tangazoye ku mugoroba kuri wa kabiri rwose nagisigaye Uvira iraza kuvamo kugira ngo n'ibitero babihagarike. Kuko iyi mirwano impamvu iri kuba mibi, amakuru mfite intwaro nyinshi ziva Uvira, izindi zikava Kisangani kugira ngo bakomeze kugenda bagaba ibitero ndetse banabirinda abaturage. Nuko Uvira bagiye nayo guhita babikuramo. Ikimenyetso ni kimwe, ni imihanda yafunguwe, ni inzira kugira ngo 23 itambuke yemye ijyane ibikoresho, ijyane minisiyo zose, intwaro zose zishyirana muri Uvira maze itabare abaturage upright. Rwamasasu reka dusoreze kuri uyu muyobozi wa teritwari ya Fizi Sami Kalonji Badibanga. We aravuga iki kuri bibazo bigikomeje birimo niyo mitwe yose irimo Red Tabara nizo za Gumino zose pfiyongo yo muri Sud Kivu? Uyu ni Sami Kalonji Badibanga ni umuyobozi w'akarere ka Fizi mu masamake cyane. Akoresheje inama Wazarendo zikaba Wazarendo amahimisi bakozanyaho muri biriya bice. Yasabye amahoro n'ituze ku matsinda ya Wazarendo. Ku munsi w'ejo bararwanye hagati y'amatsinda abiri, harimo ayobowe na Amuri ya Kutumba wa FABB ndetse na
Kiwanja, Rulenge, Rulimba, Baskasilo, hariya muri Misisi mu ntara ya Kivu y'Epfo abaturage batari bake basize ubuzima. Uyu muyobozi rero abasabye ituze, asaba Wazalendo kutongera kurwana kuko muri bwongere kurwana baramurasaho. Bamwe ngo barashaka kugenzura imipaka muri biriya bice kugira ngo basahura amafaranga kugira ngo bakomeye kugenda barinda umutekano by'umwihariko w'abaturage. Abasabye ituze ababwira ko umwanzi ari umwe, ari Red Tabara, ari Gumino, ari Twirwaneho, ngo bakomeye kugenda basatira ubona M23 mu gace ka Fizi. Abo barero abasabye ko imipaka yose iriho rwose bafatanya hagati ya Kutumba, uyu Wazalendo umugome cyane, ndetse na wa mugabo mugufi cyane ukoresha amarozi yitwa Ngoma Nzito. Abana ba generali ba Wazalendo amazige bakozanya igisirikare cyabo. Soza ari Transifo yarangije kugera hano umujyi wa Goma ku munsi wose twayigarutseho. Amakuru angeraho iyi Transifo ngo yacana ibice byose mu 23 imaze kwigarurira. Iyo nayo ni inkuru nziza cyane kabisa. Hita uduhuriza ni inama yabereye hariya Nyiragongo dukane ku musozo. Iyi Transifo ni Transifo ifite ubushobozi, ageze umujyi wa Goma abaturage bakoma mu mashyi, ariko umujyi wa Goma nabonye abaturage bibaza si Transifo ntabwo Tshisekedi araza kwigabaho igitero akaba yayitwika. Iyi Transifo ntabwo iraza guhura n'ibibazo, ariko intare za Sarango makuru mfite rwose barayibinda nk'uko barinza abaturage. Kugira ngo namaze kuba inama nakubwiye ko amaze iminsi kumvikana imbunda ziremereye, n'uyu munsi zumvikanye aho inama rusange yahuje abayobozi batandukanye hano muri Nyiragongo n'umuyobozi muri kara gace Ephraim Kabasha. Asabye abaturage bose kugira ituze, gucunga umutekano wese akabera ijisho rya mugenzi we, ndetse urubyiruko rukaba rwongeye kumwemerera kwinjira muri AF23 ndetse no gucunga ubuzima bwabo n'ubw'abaturage muri rusange hano muri Nyiragongo. Andi makuru turagaruka mu masaha ari imbere nuko nareshaga ubwo bakomeza bakunde Connect Media TV. Gusa ihuriro rya AF23 bambari urugamba baramanutse kugira ngo batabara abaturage bakomeye kugenda bicwa n'ibitero bya Tshisekedi bafatanyije na perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ukomeye kugenda gukora ibyaha bibi cyane. Uvira igiye kuba bisa kwisa apriti turasuro masaha ari imbere. Rwamasasu reka ngushimire ku kazi katoroshye wakoze rwose. Bawiteretse amazi aho ngaho ubusomaho gake gake. Urakoze cyane, dusubire mu yandi makuru ku munsi w'ejo. Ikirere cyahindutse naho se niba cyahindutse, ikirere cyabaye umutuku, cyabaye umukara nako kirijimye muri amasaha y'umugoroba, ikiriho no kunyanyagira. No kunyanyagira ariko rwose wakoze cyane kabisa. Ndagushimiye. Yes, nuko nguko bimeze nizo update twari tugufitiye zirebana n'imirwano ikomeje gukomera cyane hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rwose birakomeye kuri uyu munsi ho rwose byari byafashe indi ntera cyane. Kumva imbunda ziremereye ziri kumvikana muri teritwari zigera muri 3, ibintu biba byakomeye cyane. Amwe mu mazina rero yagiye asohoka mu bitangazamakuru agaragaza abasivili baguye muri iriya mirwano yabereye hara muri teritwari ya Rucuru. N'abantu rwose n'abandi bantu batari bamenyekana, gusa abagiye bamenyekana harimo witwa John Semanza ndetse na John Sebastien na Ndagije Ponsi Maniriho, Kabuyanda Combonye ndetse na Benjamin Munyagishari Bimenya Kanze ndetse n'umwana w'umukobwa ufite imyaka iri hagati y'ine n'5. Usibye ko ngo abishwe harimo n'umuhungu muto wakomeretse harari muri Bishusha, akaba ari isantre ikomeye hariya muri Bishusha kabisa. Iyi santre rero nayo ikaba ari santre yabashije kuba yigarurirwa na M23, ariko urumva ko abagizi ba nabi batifuriza amahoro abaturage bakomeje kugenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye. Yes, amakuru yo ni menshi cyane, amakuru yose uko yakabaye arebana na politike andi yose asigaye tuzaba tuyakugezaho mu yandi makuru yose ari imbere. Izi zari update wagakwiriye kuba umenya, nta handi wazikura usibye kuri Connect Media TV. Ngena Jado Upright babwira ati mukomeze mugane muganga mwami kabisa, mukomeze mu mugane abakoreho ryake ubuzima bwanyu burushaho kumera neza cyane, ababatereza marorezi rwose mu bacecekeshe
mugana muganga mwami ubundi ubuzima bwanyu burushaho kumera neza cyane. Nimero iraho ngaho kuri screen, muhamagare aka kanya aho waba uherereye hose, ururimi rwose waba uvuga. Reka mbashimire cyane, mugire umugoroba mwiza.